kubara igice cya 36. Amategeko yo kurongorana kw'abakobwa ba Selofehadi n'abandi nkabo. Abatware b'amazu ya basekuru y'umuryango w'abuzukuruza ba Gileyadi mwene Makiri wa Manase wo mu miryango y'abayosefu bigira hafi bavugira imbere ya Mose n'abakomeye, nibo batware b'amazu ya basekuruza y'Abisirayeli bati: Uwiteka yategetse databuja kugabanisha igihugu bufindo, agiha Abisirayeli ho gakondo. Kandi databuja yategetswe n'Uwiteka guha abakobwa ba Selofehadi mwene wacu gakondo ye. Kandi nibarongorwa n'umuntu wese wo mu yindi miryango y'Abisirayeli, gakondo yabo izakurwa kuri gakondo ya basogokuruza, yongerwe kuri gakondo y'umuryango bazashakamo. Nuko izabikuwe ku mugabane wa gakondo yacu. Kandi umwaka w'Abisirayeli wa Yubile nusohora, gakondo yabo izongerwa ku y'umuryango bashatsemo. Nuko gakondo yabo izaba ikuwe ku y'umuryango wa basogokuruza. Mose ategeka Abisirayeli ibyo ategetswe n'Uwiteka ati: Umuryango w'Abayosefu waburanye iby'ukuri. Iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse ku by'abakobwa ba Selofehadi ati: Bazarongorwe n'abo bashatse, ariko bashake abo mu muryango wa basekuruza. Ntihazagire gakondo y'Abisirayeli iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, ahubwo umuntu wese wo mu Bisirayeli agumana akaramata gakondo yo mu muryango wa basekuruza. Umukobwa wese uzagira gakondo yo mu muryango w'Abisirayeli wose azarongorwe n'uwo mu muryango wa sekuruza, kugira ngo umuntu wese wo mu Bisirayeli agire gakondo ya basekuruza. Nuko ntihazagire gakondo iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, kuko imiryango y'Abisirayeli yose izabikwiriye kugumana akaramata gakondo yayo. Uko Uwiteka yategetse Mose, aba ariko abakobwa ba Selofehadi babigenza. Mahira na Tirusa na Hogira na Miruka na Nowa, abakobwa ba Selofehadi barongorwa n'abahungu ba base wabo. Barongorwa n'abo mu muryango w'Abamanase mwene Yosefu, gakondo yabo iguma mu muryango uri mu muryango wa se. Ayo niyo mategeko n'amateka Uwiteka yategekeye Abisirayeli mu kanwa ka Mose, bari mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko.